sibyo baranyirukana gata sinzongere no guhura nawe niba ari utwo tugambo twawe umva ayayo winyirukana sibyo babarira winyirukana gata reka basi aya mafaranga yakire kanze nkwereke sha kanze nkwereke ni kanze nkumeneho amazi ashyushye nibwo uri buvaho ngaho babariro yakire rwose genda cyangwa nkumeneho aya mazi yo urabizi noneho Gatari none ikintu cyose ari yishingikiriza neza kagiye ko yabona urukundo bimaze kuba byamucanga. Ese utekereza ko Darlene aka kababara komeje kuba yaca mu munsi ku munsi ndetse akanahura n'ibizazane mu cyaro komeje kuba yanyuramo, utekereza ko Darlene azageraho agatuza? Iyo utekereza ko Darlene hari igihe kizagera akabona amahoro? Guys, situation Darlene akomeje kuba yanyuramo ikomeje kuba yambi cyane ku rwego rwo hejuru. Darlene akomeje kuba yagira agahinda gakabije cyane kubera ko ubuzima bayo muri kino cyaro n'ubuzima yabagaho mu mujyi biratandukanye cyane. Ese utekereza ko Darlene kugira ngo azave muri no buzima bukomeje kuba bwamubera ikigeragezo azakora iki? Darlene kugira ngo azave muri situation akomeza kuba yabamo utekereza ko azakora iki? Guys, ndagira ngo ube wambwira nawe ukuntu uri kwiba kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ndagira ngo ube wambwira nawe ukuntu uri kwiba kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ese utekereza ko Darlene ubuzima akomeje kuba yanyuramo azabushobora? Guys, mbahaye ikaze. Niba ari ubwo bwa mbere wisanze hano kuri iyi channel, turagusaba kugira ngo badutera inkunga ko bakanda kuri buto ya subscribe cyane megana zose za filime yacu Urukundo Rwinzitane. Turagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo ube watubwira nawe ukuntu uri kwimba kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari kandi murabizi ko tubahoza ku mutima, murabizi ko ibikorwa byose dukoze umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turimo kuba twakorera. Rero nimba wisanze no kuri channel ntugende utabanje wakanda kuri buto ya subscribe ngo tujye twabana mu biganiro byose tuba turimo kubagezaho ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ese utekereza ko tubona uyu mugabo nawe yamaze kuba yakunda Darlene kandi akamukunda n'ibyo byose kuva nahamenyeje ko Darlene afite abana babiri, afite abana bo umugabo yamusigiye kubiro ko Darlene ari umupfakazi kandi agakomeza kuba yamuzirikana ndetse yamutekerezaho umunsi ku munsi. Utekereza ko uyu mugabo hari igihe cyagera wenda akaba yamuta? Turi kubona ko amukunda cyane, turi kubona ko amwitayeho byadanje, turi kubona ko amufitiye urukundo rwinshi cyane. Ese urabona Darlene atafite umugisha kuba yarakunzwe? Ariko nubwo turi kubona ko yakunzwe akaba arimo kuba yahura n'ibizazane bikomeye cyane kubera ko mu cyaro n'ahabayemo ubuzima bayemo nabwo bukomeje kuba bwamugora cyane, abaturanyi ndetse n'imiryango zabo kuba batumva ukuri kwe, ahubwo bo bakabashaka kuba bamugerekaho ibibi byo kuba ngo yaraje kuba yasahura imitungo. Kandi twaba tuzi ko Darlene ikintu cyamuzanye hano mu rugo iwabo ku ivuko ari uko yarabuze ahandi hantu yatura kubera ko yabuze ubushobozi, kubera ko nta n'ahandi hantu ho kuba yirukira afite. Ese kutubona Shanira nawe nubwo yirukanye Darlene akamukorera ibyamfura nawe Imana ikomeje kuba yamuhana kubera ko turi kubona ko ngoga nawe atumva neza uburyo yishakiye umugore w'ishitani ushobora kuba wahemukira mugenzi we akamufata nabi ne kano kageni akaba yamunyuza muri no buzima bubi cyane burenze. Ese uratekereza ko ibikorwa byose akomeza kuba yakora utekereza ko bizamurangirana amahoro? Ese uratekereza ko iyi mpamvu ituma Shanira akora bino bintu yumvikana kuba fuhira Darlene byadanje? Bizamuhira? Uratekereza ko iyi mpamvu ituma umuntu witwa Shanira nawe Imana ikomeje kuba yamuhana kubera ibibi byose yagiye akorera Darlene umunsi ku munsi? Ese mwibarize gato,
ubona Darlene ubu buzima hari igihe kizagera akabuvamo? Iyo utekereza ko Darlene hari igihe kizagera ibikorwa byose akorerwa umunsi ku munsi bikageraho bikarangira? Darlene nubwo abayeho nabi ariko turabizi ko we ubwe muri we afite umutima mwiza ndetse afite n'umuntu muri we ku buryo atongera kuba yahemukira undi muntu uwo ari we wese. Kandi turabizi ko nubwo Shanera yakoze biriya bintu bya mfura mbi, turabizi ko Darlene nawe nubwo wenda akantu ko kuba barakajemo, ariko turabizi ko Darlene atigeze amurakarira byadanje ku buryo yazagaruka aje kwihorera. Ese nk'ubu Darlene ikintu tumwitezeho cyo kuba ataza kwihorera nk'ubu kihindutse akagaruka aje kwihorera, atekereza byazagendutse? Ese uratekereza ko Shanera byazamuhira? Guys, wowe niba ukurikirana filime yacu Urukundo Rwinzitane ukaba wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo wadutere inkunga ko bakanda kuri buto subscribe maze cyane megana byose ya filime yacu Urukundo Rwinzitane. Niba wageze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo watange ibitekerezo batubwire nawe ukuntu uri kwibuka kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko tubahoza ku mutima. Rero cyo basaba mwebwe nuko mutava hano tawaje mwararimo mwakanze kuri buto ya subscribe kandi ciao twongere duhure kuri episode ikurikira filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ngiye mwumva kuri mikoro ko nonsenga venke. Ciao.